Inyicyo Musenyeri Filipo Rukamba kuri uyu wa mbere tariki ya 12 z'ukwezi kwa munani mu mwaka wa 2024 nibwo ibiro bihagarariye Papa no mu Rwanda byashyize ahagaragara itangazo rivuga ko Padiri Yohani Bosco Ntagungira, Padiri mukuru wa Paroisse Regina Pacis, yatorewe kuba umwepiskopi wa diocese ya Butare, diocese mwayoboraga mu gihe cy'imyaka 27. Mbere yaho iyi nkuru mwayakiriye gute? Hashize ubundi muri Kiliziya Gatolika turabizi iyo umwepiskopi uyobora diocese agize imyaka 75 yandikira Papa, akamwandikira amubwira yuko ageze ku gihe cyo gucyura igihe cy'ikiruhuko. Papa akamusubiza abyemera, ariko akamubwira yuko ategereza igihe azamuhera uwumusimbura. Rero nanjye kuri icyo gihe hashize umwaka n'amezi nandikiye Papa, uko navutse ku itariki ya 26 z'ukwa gatanu muri 48 nandikiye Papa. Papa aransubiza, amaze kunsubiza kuva icyo gihe nari nzi yuko n'ubundi nzagira umusimbura. Nari mbizi, nta kintu rero cyantunguye, kandi n'ibintu n'abandi bakoze mbere yanjye nabona batoya bazakora igihe cyabo nikigera, ni ibintu bisanzwe. Ariko ni inkuru nziza kuko buri ahantu hagati hari ibintu udashobora gukora uko ubyifuza. Ni byiza rero ko haza umwepiskopi mushya ukora ako kazi ku buryo busanzwe. Reka tugaruke gatoya, Padiri Jean Bosco Ntagungira wamumenye ryari? Namumenye hatari kera cyane kuko bariya kuri je ni batoya. Ni batoya ko baranamwigishije. Simbizi umuntu yamubaza, ariko ntabwo ndakeka ko namwigishije kuko namumenyeye cyane mu seminari Ndera, kuko icyo gihe nanjye nakoraga mu bijyanye n'uburezi mu madiyosezi yose yo mu Rwanda. Urabona nabaye musenyeri umwepiskopi muri 97. Icyo gihe rero bari bakiri mu ishuri, hanyuma abaye noneho hariya padiri mukuru turakorana kenshi, turamenyana, ariko sinamumenye mbere cyane. Ntabwo nakubwira ngo naramwigishije, simbizi ibyo, kereka nongeye kureba, umuntu akareba, kuko igihe nabaga musenyeri ndakeka yari akiri mu ishuri Roma cyangwa agiye kurangiza. Ndibuka ubwo babimikaga mu mwaka w'1997 wigeze kubisubiramo, imyaka 27 irashize. Mu mwaka w'1997 mwimikwa, muti hari hashize imyaka 3 jenoside yakorewe Abatutsi baye mu Rwanda, hari ibibazo byinshi. Mugerageze kudusesengurira bilan y'imyaka 27 y'ubwepiskopi muri diocese ya Butare. Icyo kibazo kirasa n'igikomeye kuko sinzi ko nabivuga, ariko hari ibintu bigaragara. Mu myaka 27 ubwa mbere abakristo, abaturage mu Rwanda basaga nabi pe. Noneho abantu benshi barapfuye, abandi bari mu munyururu, igihugu gisa nabi, hakiri amazu menshi yasenyutse, za kiliziya zasenyutse, ibyo byose. Ubu rero nyuma y'imyaka 27 murabona natwe tujyana n'igihugu, ibintu byinshi byarahindutse kandi bihinduka neza. Habaye amahoro mu gihugu, habaye ubwumvikane, habaye mbese
abantu barasubiranye, bitavuze yuko bakize mu mutima, kuko kimwe mu bintu dukora muri pastoral yacu nka diyosezi ya Butare harimo pastoral ikenurabushyo ry'isanamitima. Tujya muri paruwase tugashaka abantu bagiriye n'abandi, tukabahuza n'abo bagiriye nabi, bagasaba imbabazi n'abandi bakazibaha. Kandi ku bwinshi, kuko hari nka paruwasi imwe nagiyemo byari byakozwe n'abantu 900. Ni pastoral dukora, n'ikenerabushyo dukora buri gihe, ariko ibyo kenshi byerekana nyine ko abantu bafite imbaraga z'umutima, batangiye gusubiza agatima impembero, kuvuga ati oya nibyo, ntabwo ibyo nakoze ari byo, reka noneho njye kumvikana n'uwo twagiranye n'uwo nagiriye nabi. Icyo ni kimwe ku bijyanye n'isanamitima. Ikindi kintu gikomeye numva icyabayeho ni ugutangiza Université Catholique y'u Rwanda. Université Catholique y'u Rwanda yatangiye buhoro buhoro, inyura no mu ngume, inyura mu bihe bikomeye bya COVID, bituma ikena ku buryo twageze n'ahantu ndetse bashobora kutumerera nabi, leta ishobora kutumerera nabi kubera ubukene, kubera kudashobora gutunganya neza imirimo twakoraga. Ariko imeze neza ubu ngubu, ibintu bimeze neza. Ni ikintu rero numva ari ikintu gikomeye, ari umurage ukomeye, navuga n'ikintu diyosezi ya Butare yakoze, kuko atari jyewe gusa. Ibyo bintu bitunga universite n'ikindi diyosezi yose yabikoze. Ikindi ariko icyo tugihuriyeho kandi ni ikintu kishimisha umusenyeri wese, ni abapadiri. Kuva naba musenyeri kugeza iki gihe maze guha ubupadiri abantu bageze kuri 115, niba atari na 17. Ni benshi, ni abantu bakora hirya hino, b'ingirakamaro, b'abasore bato. Ni ikintu cyo gushimira Imana, ni ikintu nshimira Imana n'umutima wanjye wose, kuko kubyara umupadiri ni ukubyarira Imana, ni ugutuma ubukristu bujya mbere ahantu uzamwohereza. Ibisigaye rero ni ubuzima busanzwe bwa diyoseze, gusura abakristu, gushyira ibintu ku murongo, ese ibyo byose ku buryo busanzwe. Kubaca mu ijambo, nahiteze ko munambwira ku iseminari ya Nyumba, nkuru ya Nyumba. Nibyo bijyanye n'abapadiri. Twigeze kugira abaseminari benshi, abasore benshi bashaka kuba abapadiri, ndetse bamwe tukabohereza i Kongo. Twaboheje i Kongo, hanyuma za Buhimba n'ahandi. Hanyuma kubera yuko intambara zo muri Kongo, nabo baseminari bari baje ku bwinshi, tubisaba i Roma, tugira propedeutique yacu. Ariko i Roma bari babizi ku buryo banadufasha, propedeutique ya diyoseze ya Butare, ariko ifunguriye abandi. Undi wundi ushaka koherezamwo umuseminari kugira ngo bamufashe araza. Iyo propedeutique yacu nayo uwo mwaka mbere wari umwaka umwe, ariko kubera ibibazo byo kubona basore batoya baza, wenda nta rurimi bazi neza, ubu yari yarabaye imyaka 2 kugira ngo babafashe kumenya ururimi, babafashe kumenya kiliziya, ibyo byose. Ariko ibyo ni buri musenyeri wirebera ikiri ngombwa. Ubwo ntabwo navuga ngo ni ngombwa ko umusenyeri unkurikiye, umwepiskopi unkurikiye ayikomeza, ashobora no kwivanaho. Ibyo ni buri wese ureba
ikiri ngombwa icyo ashyira imbere ni uko ku gihe cyanjye numvaga ari ngombwa gufasha abapadiri no gufasha abo bana bose, urwo rubyiruko rwose rwari ruje kandi ntawe dufite turushyira. Nyicyo musenyeri turi kumwe cyangwa mutubwire ku miryango y'abihaye Imana mu myaka 27 mumaze muri diocese ya Butare nk'umwepiskopi wa kabiri wa diocese, ndetse n'ikenerabushyo cyane cyane ry'urubyiruko, muganisha ku kigo mwigeze kutubwira mwatangije isave gifasha urubyiruko rwahuye n'ibibazo bitandukanye. Imiryango y'abiyeguriye Imana, buri imiryango y'abiyeguriye Imana irimwo ibyiciro bibiri. Hariho imiryango isanzwe tuzi ya kera, nayo ibikeneye yuko bayiba hafi, bayimenya, bayitaho. Bikira, bizera Mariya, imiryango ya mikuru muri kiliziya, ingoro y'urukundo, n'abantu bamaze igihe muri kiliziya, ni abantu rero dufasha ku buryo busanzwe. Hari rero n'imiryango mishya, Butare twari twaragerageje kubona nibura kuri iyo miryango, twebwe ntidufite myinshi cyane, ni nk'itanu, ariko buri muryango kugira ngo tufashe kumenya uko biha Imana, kuko ntabwo bihagije kuvuga ngo njye ndashaka kwiha Imana, hari uburyo bwo kwiha Imana. Kugira ngo babyige babimenye, twashakaga umuryango mukuru ubaba iruhande, nk'imugombwa abambari b'urukundo, abene bikira barabafashije. Abizera Mariya batangije abafurere babizera Mariya, hanyuma ubu barafasha abari ba nyina wa Jambo n'abandi n'abandi, ariko bose ababikira baba Sainte Marie barafasha, umuryango w'aba Saint Pierre n'abakobwa bakurikira iyo spiritualité. Ni imiryango ariko kuri yewe ngombwa kuko ni nayo idufasha hirya hino mu bakristu, begereye abakristu cyane. Ni ukubafasha, ndeba ni ukubafasha kugira ngo bagire icyo bageraho, bazamuke. Bari n'abantu benshi bitangiye iyo miryango yabo. Ntabwo rero vuga yuko ari ibintu birangiye, ariko ni ibintu bikomeza bizaje imbere. Noneho ibyo mwavugaga, ikigo cy'isave ni ikigo, hari abakobwa benshi cyane basigaye batwara inda, bakagira abana kare, ntacyo bazi, ntacyo bashoboye. Ni ikigo urebye, hari n'ahandi biri hirya hino kibafasha kumenya kugira umwuga vuba, hanyuma Caritas n'ibikora babishobora bakabaha n'uburyo bwo gukora uwo mwuga. Niba hari akantu yize ko kubaka, bakamuha ibintu bijyanye no kubaka, umwiko n'iki, niba doda bakamuha imashini, ibintu nk'ibyo. Reka tugane ku musozo. Ndibuka gihe mwayoboraga inama y'abepiskopi gatolika mu Rwanda, n'igihe musimbuye kuri uwo mwanya na nyiricyo Kardinali Antoni Kambanda, ikibazo cy'imikoranire na guverinoma y'u Rwanda muri domaine zose, cyo twakita nka cordo cadre cyangwa se concorda, ubu ngubu biracyameze gutyo? Ibyerekeranye n'amashuri ubu mubisize hehe mu rwego rw'imikoranire, cyane cyane ko navuga ngo iyo dosiye nimwe mwayitangiye? Urakoze. Urebye si igihe wayitangiye, ni dosiye nayo imaze igihe, ariko icyerekeye accord cadre na nyiricyubahiro Kardinali birimo muri iyo nama, birimo birazamuka, biragenda bigana heza. Byatumye rero n'abandi dusa n'abatinda, kuko urebye nk'ibijyanye n'uburezi byasaga n'ibyarangiye, ariko dutegereza yuko accord cadre ibaho kugira ngo babone uko bashyira hamwe byose. Ni ibintu byagombaga kuba muri iyi minsi.
iby'ubuzima byo byararangiye ni bafite convention hagati yabo na leta. Urebye ni uburezi bwari busigaye kandi nabwo imirimo yose yarakozwe yararangiye. Ni ibintu twagombye kurangiza mu minsi itaha, mu minsi iri imbere. Ubu muhagararanye na Padiri Jean Bosco Ntagungira wamaze gutorerwa k'umwepiskopi wa gatatu wa diocese ya Butare, niki wamubwira muramutse muhagararanye kuri mikoro za Pacis TV? Icyambere namubwira nturaho neza musenyeri, kuko nta kiri padiri gusa, ubu ni musenyeri. Umusenyeri ni umubyeyi. Umusenyeri ububyeyi bwe ni umushumba uragirira Imana, uragirira Yezu Kristo. Ntabwo rero namubwira hazaba n'igihe cyo kumubwira ngo iki kimenye kiriya kimenye, ni ibintu bigufi. Icyambere ni umutima wagutse wakira abantu bose, azahura n'abantu b'ingeri zose, ariko ni umutima ukunda abantu, kuko agomba kugira umutima w'ububyeyi. Hanyuma rero hasigaye akishyira mu maboko y'Imana, azahura n'ibibazo nawe atazi nanjye ntazi, ariko ibyo byose ntacyo bitwaye. Uzi ko Imana kuri hafi, muri kumwe. Ntabwo Yezu Kristo adutererana. Gusa icyo adusaba ni ukuba ababyeyi b'abantu buri gihe, ni ukuba abashumba. Ibyo yabwiye Petero Mutagatifu ni ukuba abarobyi b'abantu, noneho akazajya agenda bireba buhoro buhoro. Ese abana nzabamarira iki? Ese abasaza bari hariya n'abakecuru nzabamarira iki? Ese abapadiri nzabamarira iki? Ese n'ubuzima. Yewe numva afite ubwenge buhagije, numva umutima arawufite, ahasigaye ni ukugira imbaraga akagenda. Ntabwo biteye ubwoba, ni umurimo mwiza, abakorera Imana, ntabwo biteye ubwoba, ariko kandi si n'umurimo woroshye iteka. Buriya muri komisiyo mwayoboraga mu nama y'Abepiskopi Gatolika mu Rwanda, ni ukuvuga ko nawe ahita zihabwa zose, mukomeza kuziyobora. Ku ruhande rwa Conference Episcopale y'u Rwanda bigenda gute? Oya, ubu ngubu abasenyeri mu nama yabo bazicara bagabana izo komisiyo bundi bushya. Noneho bashobora kumbwira bati wowe gumana kiriya, kora kiriya, ibyo ni ibyabo. Ariko ubundi komisiyo bazazigabana nk'uko natwe mbere hose twazigabanye. Pacis TV, ta vie renouvelée en Jésus-Christ. Votre Eminence, kuri uyu wa mbere